dutangiranye n'akana k'agakobwa kari gufotora undi mukobwa yari ari kubyina mu muhanda. Umukobwa urabona yuko ari umukobwa mwiza rwose. Hahise muri uwo muhanda haciye abahungu, urebe uyu mukobwa kano kana k'agakobwa kari kumufotora arimo arabyina. Murabizi TikTok, Snapchat n'izindi mbuga zaciye ibintu ataragenda ati yakwitonde turebe wana. Reba bararebye, bari bari kugenda bahita baza, undebere baje birukanka. Ni gutyo bagenda, uyu muhungu nawe yahise yabonye uyu mukobwa ari kubyina neza, ahita ajyaho kugira ngo afate ifoto. Dore ko ikintu cya mbere ari ifoto. Kakana k'agahungu nako kahise kayifata telefoni gatangira gukamera. Urebe akano k'agakobwa kari gukamera nako, urebe n'akariya k'agahungu karimo karakamera. Barakomeje barabyina. Umwana arebye muri kamera abona hajemo abandi bantu bari kubyina, arareba ahita amubaza ati ako se, ahita ahagarika umukobwa kuko yarabirebye. Umwana yahise akurayo kamera. Undebere umuhungu yari yatwawe arakomeza aribyinira bisanzwe. Urebe uyu mukobwa yahise ahindukira areba bano basore, akita kijijisha kino gisore kigira nkaho kitabyinaga. Undebere uyu mukobwa yarebye bano basore kumbi ni beza, nabo bari bari kubyina nk'ibyo bakoraga. Undebere yarebye umukobwa yarabarebye, arangije ahita ahindukira afata kano kana, arangije bahita bigendera. Ni gutyo bagenda. Wibuke ko uyu mukobwa yari ari kubyina, bino bihungu bimusanga mu muhanda nabyo bitangira kubyina. Barakwereka batangiye gucana ati wabonye ibyana ababonye ati barakubiye. Akana k'agakobwa ubona yuko kari gasa nkaho kabikumbiye, usibye ko kabaze yuko bajya mu ishusho yabo. Barakwereka haciye mu undi munsi uyu musore na wa muhungu babandi babyinaga yamufashe ukuboko agiye ku ishuri. Dore wa mukobwa nawe wa undi mukanya wabyinaga, bano bahungu bivanze, nawe ajyanye akana ku ishuri. Uyu muhungu yaraje agonga umukobwa. Undebere inkundo zitangira kare, urukundo ni gutya rutangira. Ahita amusaba imbabazi ati sorry. Umukobwa yahise amusaba imbabazi tuti rwose umbabarire, kandi wibuke ntabwo ari umukobwa ubikoze. Urebe utwana hano ku ruhande twahise tujya kwikinira ibyatwo, dutangira kwibwirana. Uyu mukobwa atangira gusobanurira uyu musore yuko atabishakaga ari kumusaba imbabazi. Kano kana gatangira kumubwira ati mperuka kukubona igihe twifotozanyaga. Uyu mudamu nawe atangira kuvuga ati, uyu musore ahita ahindukira abwira uyu mudamu ati ndagusabye umbabarire. Nkwibutsa niba ushaka kureba izindi filime urajya kuri YouTube yitwa Nitangaje, niho urakura izindi filime. Urabona abagabwana bwaribwiranye buragenda. Ahita amubwira ati aba bana biga ku kigo kimwe se? Ati yego rwose, ati biga ahantu hamwe. Baribwirana bahana adresse. Aramubwira ati ahubwo muri vacances azaze kudusura. Ati uyu mwana mujyanye ku ishuri kubera ko buri munsi ninjye uhora mujyana ku ishuri. Uyu mudamu nawe yatagiye kumusobanurira ati uyu mwana nanjye ninjye uhora mujyana ku ishuri. Baribwiranye bacanaho basezeranaho. Umwe aragenda n'undi aragenda. Barakwereka bari mu nzira, barakomeza barigendera. Aba bagiye ukwabo, aka kana kakomeje kumureba na kano gakara bati wavanye. Urukundo ni gutya rutangira. Yafashe amakaye amujyana ku kigo kwishura aho yiga. Barakwereka uwundi munsi bari bicariye bari kumva umuziki. Wa musore na wa muhungu bari kumva umuziki. Bakobwa nabo bari mu nzira bigendera. Undebere bari mu nzira bagenda gutyo, baza gake gake baza kwiyicarira hano hakuno. Barangije kwiyicarira hano hakuno, tukwereke babandi nabo bari bibereye mu ngoma bari kwiyumvira umuziki. Uyu yarahindukiye arebye kagakobwa, karebye gasanga karebye gahindukiye, kahita kabona ni wa mukobwa k'agahungu. Agakobwa kahita gapepera umuhungu aragahamagara ati vayo hano. Umukobwa aramubwira ati wapi ntabwo nshobora kuhaza. Umuhungu atari kuvayo hano. Undebere ati aturebye ati nshobora kuza, akahita abyumva ati ariko itonde mucunge ndayitanze. Undebere uyu nguyu yahise atawa undi nawe aho yari ari kuri telefoni aza guhura na kagakobwa. Undebere ni gutyo yaraje
asuhuza ka gakobwa arakabwira ati umeze ute? Agakobwa karamubwira ati meze neza, ati nari narakubuze none ndakubonye. Batangiye kwibwirana gutyo, umuhungu nawe undebere yibereye kuri chat ntabwo azi ikiri kujya mbere, abana bigereye mu rukundo hakiri kare. Wa mukobwa yararebye, ese yagiye he koko, yagiye he? Undebere yararebye abura umuntu. Wa musore nawe wari uri kuri telefoni ahindukiye abura umuntu. Undebere yakwiyemo rinete. By'inkundo bitangira kare mw'abantu, abuntu ubwana bwatangiye gucata, bwatangiye guhuza. Urebe wa mukobwa nawe ni gutyo yavuyeyo, wa musore ahita amubwira ati hayi, aturi mu biki, ati vayo hano vuba vuba. Yahise asubira inyuma k'agasore kahita kigendera, agasanga uyu musore kuko yaragahamagaye. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko iyo ubona ugenda umva nta bwenge ufite. Kano kana k'agakobwa karamubwira ati oya se wowe ko hano warangaye wibereye mu byawe. Kano kana k'agahungu batangiye kukabaza ibibazo na kano k'agakobwa, ureba ko ati kandi utangiye kumbeshya, ati kandi cyagiye wambwiye ko waramukunze. Undebera n'ubwana bubiri bwahuye bwatangiye gukundana, baricaranye bariganirira hano ngaha. Uyu mukobwa ahita afata ka gakobwa gashikike, ahita agafata ukuboko baragenda, ahita abatunga urutoki atari ku wundi uwabakurikira tukareba aho bataha, amuhereza ururabo. Yarupfunyita ati genda urumumperereze. Undebere yahise akubitamo filime nk'ibisanzwe, aza birukansa inyuma gake gake. Ni gutya agenda. Umuhungu nawe yategereza ko baramutanga ururabo. Yageze kuri wa mukobwa mukuru arahindukira, mu guhindukira ahita amubwira ati ariko wowe uri kudukurikira ujya he? Ahita akurayo rwa rurabo. Nawe undebere aho urukundo rurigaragaza. Uyu musore yahise avuga ati bikurikirane nyine ariko urumuhe vuba vuba, ati gira vuba uri kuntinda. Wa muhungu yahise amukotoza imbere ku mugaragaro, ahita ahindukira rwihera ka kana gatoya k'agakobwa, ahita atera ivi. Undebere uyu mukobwa yaramufasha mu kurura amatwi. Urebe uyu musore yararamuhaye ngo arushyire uriya mukobwa bangana yuko ari we akunda. Uyu umukobwa ahita akura amatwi kano gakoko karuhaye umwana ukiri mutoya cyane. Aravuga ati mushiki wanjye aracyari mutoya, ni gute ushaka gukundana na mushiki wanjye kandi akiri mutoya? Agakobwa karasetse baramuseka barigendera. Undebere wari yasigaye aha ngaha yifashe mu mutwe yumiwe, wari wamutije ururabo nawe yamwirukankanye gutyo ati kavuna umuheto wenda guha ururabo ngo urunangire ukajya ukaruha umwana muto yanjye. Niyo nakubwiye barakwereka k'agakobwa kari karimo kaza gutyo. Hano ku ruhande hari hegamye wa muhungu, k'agakobwa uyu muhungu yari agiye guha ururabo. Undebere hano hakuno karaje kari kugenda gake gake, kumbi wa muhungu yari ahari ahita agafata ahindukiye abona ni k'agakobwa. Kumba abana bageze mu rukundo kare, batagiye gukundana. Urukundo barakubwiye ngo rutangira gake, kandi urukundo ntabwo ruza rwiruka. Kandi wibuke gukanda subscribe. Wa muntu we yahise akuremo ururabo, aramubwira ati njye n'ubundi nagukunze kuva mbere hose, akira kano karabo please. Umukobwa yaragafashe. Wibuke bwa mbere mukuru we yamutesheje yuko afata kano karabo. Undebere yahise amufata mu kiganza barigendera. Ureba urukundo rwari ruri hose, bari bakundanye. Undebere bahise bagwa imbere ya mukuru we. Undebere na ba bandi ubona uko bafashwe n'urukundo baraje. Wa mukobwa yaraje n'umuhungu ahitaza, ubona yuko buno bwana bubiri buberanye, ndetse n'abantu bakuru babiri nabo baberanye. Urabona ko ari umuhungu mwiza n'umusore mwiza, nta wabenga undi. Nabo bararebanye, babonye ubwana buri mu rukundo, nabo bahita biseta baravuga ati satwe ubundi twabikurikiranye n'ubundi byose kari hahandi. Baraje bafata buno bwana barabushimira, baravuga ati mukundane urukundo pana rwa kiryarya, mureke kubeshyanya. Ni gutyo